Mwiriwe neza mwese mukomeje gutega amatwi BioB TV. Aka ni ka kanya tukugezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Uno munsi ngiye kukugezaho amateka y'umuntu bitaga Nyabingi. Nyabingi uvugwa cyane mu mateka y'u Rwanda ni muntu ki? Benshi mu bacukumbuzi b'amateka y'u Rwanda cyane cyane mu bijyanye n'imyemerere bakunda gutwerera Abanyarwanda ko biyambazaga Nyabingi na Ryangombe, bakaba banemeza ko ariyo mana basengaga, nyamara byahebye ukajya gusa. Nakubwira ngo ubaye utari wakora subscribe, ubanza ukande aho hasi udutere inkunga, kandi ujye ubasha no kubona andi mateka yose twagucukumburiye tugiye kukugezaho. Dukomezane nye na Nyabingi. Nyabingi na Ryangombe ni abantu babayeho mu muryango nyarwanda, bubaka ubuhangange butuma batazima mu mateka y'u Rwanda, ariko ntabwo bafatwaga nk'imana cyangwa se ngo babasenge, ahubwo barabaterekeraga nk'umuhango wakorwaga mu Rwanda rwo hambere wo kwibuka no kuzirikana intwari zabayeho ariko zitakiriho. Uwo tugiye gutatura amateka ye ni Nyabingi bya Ndoli, wamamaye cyane mu bice by'amajyaruguru y'u Rwanda. Nubwo izina ryamamaye cyane ari Nyabingi, ariko izina rye ry'ikinyarwanda ryari Nyabyinshi, bivuze umuntu ufite ubutunzi bwinshi. Ni izina ryahawe umukobwa wabyawe na Ruganzu Ndoli. Kwitwa Nyabingi byakomotse ku rurimi rw'Urukiga, bavugaga Nyabyinshi mu Rukiga aho bakiyumvira Nyabingi, izina ririnda rihama rityo. Ntabwo umwaka nyawo yavutsemo uzwi neza, amateka agaragaza ko yaba yaravutse ahagana mu mwaka w'1500, abyarwa na Ruganzu Ndoli ubwo yari ari mu ruhungiro i Karagwe k'Abahinda. Izina rya Nyabyinshi yaryiswe na se Ruganzu Ndoli, ariko biba wa mugani w'ikinyarwanda ngo izina ni ryo muntu, aho uwo mukobwa yagize ubutunzi bwinshi bwatumye atibagirana mu mateka y'u Rwanda, ari nabwo bwamugize igihangange. Izina Nyabyinshi rizwi cyane mu muco wo guterekera. Mwihangane gato, izina Nyabingi rizwi cyane mu muco wo guterekera nk'ikimenyetso cyakorwaga mu Rwanda rwo hambere cyo kuzirikana intwari zagize icyo zimarira igihugu n'imiryango y'abagituyemo. Na n'ubu mu Rwanda by'umwihariko mu duce tw'amajyaruguru hari ahakigaragara ibimenyetso biranga imibereho ya Nyabingi. Ku gicumbi cy'uwo muco ni mu murenge wa Butaro mu karere ka Burera. Tugiye kubabwira noneho uko Nyabingi yageze mu bice by'amajyaruguru y'u Rwanda. Mu bihe by'uko Ruganzu abunduka, yasize abwiye umukobwa we Nyabyinshi ko batazabundukana, kuko kizira ko abana umwami yabyariye mu buhungiro ndetse n'abagore yahashakiye babundukana n'umwami ugiye kwima ingoma. Byabasama cyangwa se bishatse kuvuga ntago babagaho. Amugira inama yo kuzihamira i Karagwe k'Abahinda. Nyuma y'uko Ruganzu Ndoli ageze mu Rwanda, yatumye ku mukobwa we Nyabyinshi ngo azabunduke ariko ntazaze Rwanda kuko kizira. Amugira inama yo kuzambuka Akagera ka ruguru, ubundi akigira mu Ndorwa aho batazabasha kumumenya aho yabaga, bakumva ko yapfuye kuko batakimubona. No mu Rwanda bari bazi ko ariho ntibamubone kuko atabundukanye na se. Ubwo nibwo Nyabyinshi bya Ndoli yambutse Akagera, ubundi ajya gutura mu Ndorwa. Kuri ubu niho hari uturere twa Gicumbi na Nyagatare ndetse n'imirenge ya Bungwe, Kivuye na Gatebe yo mu karere ka Burera. Nyuma y'uko Ruganzu Ndoli amaze kunesha ingabo za Nzira ya Muramira, umwami w'Ubugara bw'Abacyaba, yatumyeho umukobwa we Nyabyinshi aza kuhatura nk'igihugu cya se. Ava mu gihugu cy'amahanga cya Ndorwa cyari kitarigarurirwa n'u Rwanda, aza kuhatura rwihishwa, ntawe ibwami umuzi, ahatura nk'umuturage uhasuhukiye nk'abandi bose. Nk'uwakomokaga ibwami nk'igikomangoma cya Ruganzu Ndoli, yagiye agabirwa inka nyinshi n'ubundi butunzi bwinshi mu buryo bwihishe, abigabirwa na Ruganzu wari se wari umwami w'u Rwanda, maze aragenda aratunga kuko aratunganirwa,
agwiza abagaragu n'abaja benshi bitwaga abagirwa. Kubera umutima mwiza yagiraga, yagiye agabira benshi mu baturanyi be, ndetse n'imisozi ya Butaro yari atuyemo ababera igitangaza n'imfura y'akataraboneka. Ikibuze cyose kigashakirwa kwa Nyabingi, ushaka amata akajya kwa Nyabingi, ushaka inka y'umuriro akajya kwa Nyabingi, n'ibindi n'ibindi. Ubugiraneza bwe bwuje umutima utanga nibwo bwatumye yamamara mu gace yari atuyemo, bamubona nk'umuntu w'intwari y'ibihe byose. Ariko aza kugira ikibazo cy'uko atabyaye. Nyabingi yaje gupfa adashatse, ndetse yewe nta n'umwana yasize. Nyuma y'urupfu rwa Nyabingi, abagaragu be bitwaga abagirwa bagabagabanye imitungo ye kuko atari yarabyaye ngo arage abana be. Abagirwa bashyize imbaraga mu kumuterekera, biba umuco cyane cyane mu Ndorwa. Twabonye ko aho mu Ndorwa hari mu gace ubu ko mu majyaruguru. Cyane cyane rero abo bamuterekeraga ni abakomokaga mu miryango y'ababaye abagaragu be. Bagabagabanya imitungo ye mu Bugara aho yatuye cyane. Nyabyinshi yakomeje guterekerwa n'abo yagiriye umumaro nka kimwe mu bikorwa byarangaga Abanyarwanda byo kuzirikana intwari zababayemo no guha agaciro kazirikana ababo batakiriho. Uko niko Nyabingi yakomeje kujya aterekerwa mu bice by'amajyaruguru, aho yabaye kenshi bitewe n'uko yabanye nabo akabagirira umumaro, yanasaza ibye bakabisigarana. Dukurikije imiterekererwe ya Nyabingi, ntabwo yigeze aterekererwa mu gihugu cyose cy'u Rwanda nk'uko benshi babivuga. Nyabingi yaterekerewe n'abo yagiriye umumaro mu gace yatuyemo n'abagaragu be bitwaga abagirwa. Bishaka kuvuga ko Nyabingi yari intwari y'agace yatuyemo ko mu majyaruguru, ntabwo yari intwari y'igihugu cyose. Ntiyigeze aterekerwa n'Abanyarwanda bose nk'uko benshi kugeza magingo aya babivuga. Bitewe n'imbaraga z'ubuhangange Nyabingi yari afite mu gihe cye, aho yavugaga rikijyana, aho yari atuye hagiye haduka ibikorwa byinshi bimwitirirwa bitewe n'uko yangaga ikintu cyitwa amafuti, akarengane n'ubundi butindi bw'ubutiriganya. Byatumye nyuma y'urupfu rwe abaterwaga n'ibyago abagirwa be bababwira ko batewe na Nyabingi, biba akaba abana bajyaga babwirwa ko nibanyara ku buriri babashyira Nyamuryabana akabarya. Abana bagahora bazi ko hari umuntu witwa Nyamuryabana wanga amakosa abana bakora. Wanga amakosa abana bakora. Mu bazunguye Nyabingi nk'umukuru w'abagirwa harimo Rutagira Kijume, uyasimburwa na Rutindangezi, avuyeho asimburwa na Biheko bya Ngobyi wishwe na Rwabugiri, aho bamuciye igihanga umutwe ujugunywa mu kiyaga, ari nayo mpamvu icyo kiyaga cyahise gikama kikarema igishanga cy'Urugezi tubona uyu munsi. Ese koko umuzimu wa Nyabingi utera abantu? Ibyo nabyo reka tuze tubabwireho muri ano mateka twabakusanyije. Ariko nakubwira ngo ubaye utari wakora subscribe, kandi aho hasi kuri subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona n'ibindi biganiro byose twashyize ku ino channel, kandi ube uduteye n'inkunga ikomeye cyane. Nongere nkubwire ngo tugiye kureba ese koko umuzimu wa Nyabingi utera abantu. Ibisanzwe mu Kinyarwanda, umuzimu ni umuntu wapfuye bakamushyingura ikuzimu. Umuzimu ni umuntu wazimye utakiriho, imbusane yaryo ikaba umuzima, nk'umuntu ugihumeka utuye ku isi y'abazima. Hari byinshi babeshyera abazimu b'Abanyarwanda barimo na Nyabingi, ko hari igihe baza gutera ababo basigaye ku isi
bakabahemukira, bakabatwarira abana n'amatungo. Nyamara ni umugambi wacuzwe n'abakoloni mu rwego rwo guca umuco wo guterekera, aho abanyarwanda bawunyuzagamo ibikorwa byibuka abakurambere babo batakiriho, bityo bakaba badakwiye gukomeza kwibuka abo bagome baza kubicira abana bakabamaraho n'amatungo. Uwo muco wo kwita abakurambere abazimu n'abagome baza gutera ababo ni wo witwikirwa n'abagome b'abarozi bibanira n'imyuka mibi, bakabikoresha baroga abantu, bakabigereka kuri abo bakurambere batakiriho. Umuntu yarwaza umwana yaba arozwe cyangwa se azize ibindi byorezo, bati yatewe n'umuzimu wa nyirasenge, bakananirwa kwita ku murwayi ngo bamuvuze, ahubwo bagaha umwikomo abo bantu batakiriho. Nyamara ari ukuyobya uburari ngo abantu bakomeze bajuragire nk'aho bavuje bikwiriye. Ukurikije ibivugwa mu mateka yo guterekera Ryangombe cyangwa se Nyabingi, ni ibigaragaza ko Abanyarwanda bagiraga umuco wo kubaha abakuru n'ibihangange byababagamo, bakamenya imihango n'imigenzo bakora mu rwego rwo kubibuka, ariyo yiswe guterekera mu muco w'Abanyarwanda. Ntabwo Abanyarwanda basengaga Nyabingi cyangwa se ngo basenge Ryangombe, ntibigeze banamwiyambaza nk'uko abakirisitu biyambaza abatagatifu. Wakoze wowe wakurikiranye kino kiganiro cyose ukaba ugejeje ku mpera, nakubwira ngo ubaye wumva hari inyunganizi cyangwa se ubufasha cyangwa se icyo twahindura muri ibi biganiro byacu byiza, wajya hasi muri komenti ukatwandikira ukatubwira icyo twahindura cyangwa se ikindi kintu twakora. Murakoze cyane, turabakunda. Ciao ciao, ntiwibagirwe subscribe.